umwana namubonye rwose ndumva na kera rwose nka 2013 2013 ntabwo nibuka kwezi neza. So habaye intege nkeya rero, intege nkeya zabaye kuko ntago turagera Satani atageze imyambi. Byabaye intege nke zibaho, ariko nasabye Imana imbabazi kandi yarambabariye. Urumva ni kera. Witwa Mugabe Eric, njye witwa Mugabe Eric, Mugabe reka mvuge Mugabe kuko abenshi bo bazarimenya. Eric wenda ryaje nyuma maze kumenya ubwenge aho nabatirijwe. Abenshi abanyibuka bazanyibuka, kandi ndatekereza ko nubwo nakuze ariko mu gukura kwanjye hari ibimenyetso bigaragara bitatuma unyibagirwa ngo wibagirwe ko wangiriye neza. Abantu rero bandeze bose Imana ibaha umugisha, abambaye hafi muri urugendo Imana ibaha umugisha. Hari abagiye bangurira amagare nkanyonga, nubwo nanyongaga nkiri mutoya ntafite imbaraga, batanzi nkumva ari agahinda kashira. Kuko muri famiye barambwiraga bati ihangane, mukase w'umuntu ntabwo biba byoroshye. Bambwira ibya mukadata rero nkumva ndongeye ngakagahinda kangarutsemo, nkumva rero sinshaka kuhaba, sinshaka kuhaguma kugira ngo ibyo byose bitazajya bingarukamo. Kuko yanagiraga agahinda kenshi, narariraga nkumva umutima wanjye unjyanye kuri. Ntago rero ko bantariza ari uko batabishakaga, kuko n'abana babo barigaga benshi baranarangije, nabaye executive mu mirenge n'iki. Ntabwo rero uko batigeze nanjye batekereza kuba banshyira mu ishuri ngo nige, ahubwo ni wowe utarabyiyumvaga. Ninjye utarabyumvishemo kuba muri Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Bahanzi, baririmbyi, namwe makorari mwifuza gukoresha indirimbo zanyu muri studio, ni mugane Siribi Studio tubakorere neza audio na video. Wifuza gukora live recording cyangwa se live, tugane tubigufashemo. Wowe ufite ubukwe ukaba ukeneye abagufatira amashusho n'amafoto yabyo neza, ntugire impungenge, gana Siribi Studio. Ibiciro byacu ntabwo bikanganye. Dukora mu mujyi wa Musanze ndetse no mu mujyi wa Gisoro muri Uganda. Akarusho kandi ku baririmbyi ushaka gukora indirimbo 3 wongezwa iya 4 ku buntu. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 0788 97 81 Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo, tubifuriza amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose. Uwiteka Imana abahire. Hanyuma rero nk'uko nyine mubibona twongeye kugira umutumirwa. Uraho neza? muraho. Reka ngusabe kugira ngo usuhuze abakunzi bacu. Ndabasoje mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana nabane namwe. Umeze mute? Turashima Imana. Okay, Imana ishimwe. Hari ijambo njyewe ndyumva bwa mbere, naryumvise rivuzwe na Theo bose babireba. Rivuga ngo ni Imana itanga umugisha mu mujyi no mu cyaha. Imba riri muri Bibiliya ntago mbizi, ariko ndyumva bwa mbere naryumvanye Theo bose babireba. Ngo kuko Imana itanga umugisha mu mujyi no mu cyaha. Ni indirimbo yasohoye 2005. Yitwa ingoma yawe ni yogere 2005. No 2006 bambe. Niko ibyo bintu turabyemera. Imana se ko itanga umugisha nyine hose. None se ko hari abantu bajya bavuga ngo turindirire Imana mu murwa,
urumva ubundi uwo murwa njya nibaza bisobanuye iki ibi bintu n'uwuhe murwa ngo ni ukuyirindirira mu murwa kumva umuntu aravuze ngo agomba kuyirindirira mu murwa ngo wamubaza se uwo murwa n'uwo yenda ugasanga ni umujyi runaka arimo umujyi wa Huye se umujyi wa Musanze se umujyi wa Kigali se mbega iyi mijyi ikomeye ahangaha muri iki gihugu kumva ngo nzayirindirira mu murwa ariko ubundi umurwa Bibiliya cyangwa umurwa Bibiliya yashatse kutubwira ubundi n'uwo ntabwo mbizi kuko ntabwo nzi Bibiliya cyane nta nubwo nzi ngo biba muri Bibiliya ariko nuko nanjye ko mbyumva buri wese usanga avuga ngo nzaguma mu murwa cyane hari n'umuntu muhura ukumva mbese ntabwo bamubwira gusubira iyo avuka bati nzaguma inahangaha Imana nzayitegereze ahangaha Imana yavuze ko neza izadusanga mu murwa nubwo nguko mbyumva rero nanjye nta yandi makuru yabyo mbiziho ariko nubwo buryo mbyumva njyewe rero iyo mbyumvise gutyo ngahita mbisanisha n'ubuzima umuntu wemera Imana cyangwa se umuntu ukorera Imana ubuzima bamo njyewe ntabwo nemeranya n'abavuga ko ari umurwa wubakishijwe amaboko y'abantu njyewe mba numva hari umugabo wavuze ngo mpagarika ku munara wawe aho ndeba ukamenya aho ndeba ukanyishimira iyo ndebye rero nsanga uwo murwa ari umurwa w'agakiza njye niko mbyumva yenda abakunzi bacu bazajya muri komantere batubwire njye numva ari umurwa w'agakiza kuba umuntu yaba ari mu gakiza yanga icyaha n'igisa nacyo yarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwe yera imbuto z'abihannye njyewe numva ari wo murwa abantu bakwiye gushakisha kuko n'ubundi rega njya nkunda no kubibwira abantu mbere yo gushaka ibintu banza ushake nyiri ibintu ubitanga ariko si Imana irabitanga njyewe ntabwo ibi bintu ndabimenya neza sibyo yenda abakunzi bacu bihangane iki kintu tukivugeho gatoya haciye igihe kirekire mbona abantu basenga cyangwa se nanjye nabo nabonye uwo mwanya nkajya gusenga nkumva abantu barasezeranya abantu ibintu impamvu mvuze ngo abantu ni uko rimwe na rimwe udapfa kumenya ko ari Imana iri kuvuga ukumva umuntu aravuze ngo Imana izaguha ibi izaguha ibi rimwe na rimwe ukabona uwo muntu aratabarutse bya bintu atabibonye ukibaza ngo izi mvugo zanyu mwebwe abahanuzi abakozi b'Imana aho nta buryo muvuga ibintu bifite ikindi bisobanuye mu buryo bw'umwuka twe tukabitwara mu mubiri yenda umuntu akaba yabwirwa inzu nziza agapfa ayibonye yenda umuntu akaba yabwirwa kubyara agapfa atabyaye ihangane gatoya ubwo urabimbwiye mpita nibuka abantu muri iyi minsi turashaka kubwirwa ibyiza gusa hari umuntu ntashatse kuvuga kuko ntabwo mukomeretsa twigeze dusengana muri kuriya kwezi kwa gatandatu gushyira ukwa karindwi turasengana uwo mubyeyi ndamubwira ariko hari ibintu mbonye kandi bibi atimbwira nta kibazo ari kumwe n'umwana w'umukobwa nabwo ntuzi ko mbonye umugabo wawe apfa mbonye apfa pe umwana w'umukobwa yitera hejuru antera amabuye ati have atapfa se yicwa n'iki ati ntabwo agomba gupfa ariko ejo bundi yarapfuye ntabwo mbivugiye ko ari byiza ariko niba tubwiwe ikintu tukakivuga ari Imana ikivuze ubwo ndavuga ku bahanuzi Imana ikatubwira ngo tuvuge iki kintu tugomba kubivuga ariko abantu bagasenga yaba ari wa wundi wabibwiye nanjye ndi wawe
yarapfuye ejo bundi. oya se Yarapfuye ejo bundi, gusa uwo mubyeyi yihangane, ntago mbimwibukije kuko ndumva nta gihe gishize bamushyinguye, numva baramushyinguye ejo nibwo bamushyinguye. Ntago rero tuba tuvuga ko kuba niyo mpamvu rero buriya niyo muhanuzi akubwira ikintu, ariko ntabwo ari bose nk'abo bakakubwira ibyiza gusa, ntibakubwire kwihana, ntibakubwire kugira gute, ahubwo bakakubwira ngo Imana irambwiye ngo iguhaye inzu nziza, ngo iguhaye imodoka. Ejo wajya kumva ngo umuntu atashye ibyo bintu atabibonye. Banza usenge, senga niba ubyumvishije urusenge, niba koko ari Imana ivuze bisengere, kuko gusengera ikintu ni byiza, ikintu ubwiwe ni byiza, ariko nanone ukibwiwe n'umuhanuzi, hari igihe ukibwirwa n'umuhanuzi akaguheza ku musozi ugahora kuri cya cyizere. Senga rero, niba ari ibyiza twumvisha tubwiwe tubisengere, niba ari ibibi nabyo tubisengere. Abantu bakunda gusengera ibibi gusa, ariko ibyiza nabyo ntibabisengere kandi biba ari ngombwa. No gusenga ntabwo byoroshye, kandi ikindi abantu nzajya mbwira ibibi mujye mwihangana, kuko nyine ugomba nabibonye. Bajye bihangana, ntibakantera amabuye ngo bavuge bati cyangwa se bamveho, nibyo mba nabonye. Bajye bihangana rero, abantu bajye bihangana kugira ngo tunabisengera rega biveho. Bajye bihangana. reka ngusabe rero kugira ngo usenge Imana, numara gusenga Imana ubundi dutangire ikiganiro cyacu. Yego, turagushimye nyakubahwa Imana yacu, Imana idukunda, Imana yabanye natwe, Imana yatumenye tukiri urusoro mu nda za ba mama. Tugushimiye ko banye natwe kandi ukiri kumwe natwe. Tugushimiye ko urinda igihugu cyacu, ukarinda abanyarwanda, ukarinda abari hanze yacyo, ukarinda abari mu bihugu bitandukanye. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Komeza kutugira neza rero, ujye utubwira ko uri Imana yirirwa ahandi ariko igataha i Rwanda. Imana ishimwe ko ni ukuri utukigiriye icyizere cy'uko ukomeje gutaha iwacu i Rwanda. Ni ukuri turagushimiye kandi utugiriye neza, tukugiraho umugisha. Bana natwe muri byose rero, turasenze kandi turizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Urakoze cyane ku bw'isengesho ryiza uduhaye. Abantu ubushize twigeze kuganira, utubwira ku buhamya, ariko utubwiraho agace gatoya, kandi wavuze ko ubuhamya bwawe bugiye bufite ibice bigiye bitandukanye. Ngaho rero tuguhaye umwanya kugira ngo utubwire uburyo wabonyemo imirimo y'Imana, yenda n'abandi bantu barushirizeho kwizera Imana ndetse no kuyikorera muri ubu buryo cyangwa ubundi. Icyambere, buri Imana yo gukunda, ntekereza ko aricyo cyiza kuruta ibindi. Imana yo gukunda, Imana igushaka, ntago yakubura. Niyo mpamvu rero ku buhamya cyangwa uko ugomba kubana n'Imana iyo uri imfubyi, uburyo ugomba kubana n'Imana nta yindi inama ni ugusenga, ukiragiza Imana, Imana ikakuba hafi. Ngira ngo ubushize nababwiye uburyo Imana yangiriye neza, ibana nanjye mu bupfubyi bwanjye. Ni nabyo ngiye kugarukaho cyane, ubuzima bwanjye uburyo nabayeho, nibyo ngiye kugarukaho cyane muri aka kanya. Abantu bagiye bambaza ubuhamya bwanjye, bagenda bambaza uburyo nabayeho, barambwira ati uzaduhe igice cya kabiri cy'ubuhamya. Ni ubuhamya rero butoroshye, ariko bunakomeza abantu. Ni ubuhamya bukomeza abantu kugira ngo abantu bakomere. Nawe ushobora kubura mu buzima nk'ubwo naciyemo. Njye naciye mu buzima bukakaye cyane, urumva nabayeho ntabamwirangamimerere, kandi ndi umunyarwanda mvuka i Rwanda, mbaho nta mubyeyi ngira,
namenye ubwenge nta mubyeyi mbona, nibwo buzima bwanjye nabayemo. Mba muri ubwo buzima ndi umwana mutoya, ibyinshi nagiye mbivuga, byari bikomeye cyane, byari bigoye, ariko nkomeza gusenga Imana ibana nanjye. Aho maze kumenyera ubwenge rero ubwo ndashaka gutanga ubuhamya mbekuye hasi mu mizi, kuko ubushize hari ibyo nakomoje ariko sinabivuga neza, nko ku bijyanye n'ababyeyi. Ababyeyi banjye bapfuye ndi muto cyane, ntago mbazi, cyane mama we yapfuye nkiri muto cyane, kandi nawe apfa akiri mutoya, apfa ari igihe abyaye jyenyine. Ntago rero nari nzi, bambwiraga aho avuka gusa. Aho mariye kumenya ubwenge bambwiraga aho avuka, nza kujyayo rero. Ntago ni ubuhamya abanzi baranzi. Ndumva 2006 niba atari na 7 nibwo nari maze kumenya ubwenge, nyine maze kumva ko nashakisha umuryango w'iwabo wa mama, nkumva ko nagira mama wacu, nkumva ko nagira barumuna banjye bo mwa mama wacu, cyangwa bakuru banjye, cyangwa se ba marume. Nkumva mbese mfite ishyaka ryo kumenya abo bantu ese barahari ntibahari. Maze kumenya ubwenge rero nibwo nagiye, mama ubundi avuka ahantu bita Imwurire, Imwurire ya Rwamagana, hariya hafi n'urwibutso rwa Mwurire, aho bita mu Kigarama. Nagiyeyo rero maze kumenya ubwenge, njyana n'undi mwana umwe wari umperekeje icyo gihe, tugenda dushakisha nyine. Ndagenda ngerayo, nkagenda nagera ku rugo rw'abantu, nkicara nkabaganiriza, abakecuru bakuze cyangwa abasaza, nkabaganiriza nkababaza bati batuba ntago tumuzi. Nkagenda nkava kuri nkajya ku rundi, nkagenda mbaririza. Naje rero kugera ku mukecuru wari ukuze cyane, wari ukuze ariko utabasha kugira ikintu akora. Ndamubaza, muha imyirondoro kuko imyirondoro nari narayimenye, y'aho mama yavukaga, ise na nyina, yose ndayimuha. Arambwira ati aba bantu ndabazi. Ati ndabazi, ati ndetse, ati mbese ni wowe? Ni njyewe. Ati ni wowe mwana wa Musengimana? Mama yitwaga Musengimana Edisa. Ati ni wowe mwana wa Musengimana? Ni njyewe. Ati yo, ati Imana ishimwe cyane rwose, ati warakuze. Ati nigeze kujya nkutekerezaho, ati ariko nkumva ko utakibaho. Nambwira ndahari rero, Imana yangiriye neza, ndahari, niyo mpamvu nanjye naje gushaka iwabo wa mama. Arambwira ati yo, ati rero, ati ariko wihangane ukomere. Nta kibazo, ndakomera. Arambwira ati mama, ati kuvaho mama wapfiriye, ati ndabizi apfa, ati anashyingurwa yashyinguwe n'ahangaha ndabizi, nanjye nari mpari kijyaro kana gato cyane baguterura, bari baguteruye. Ati ntago rero wari bubamenye. Arambwira byose, arambwira ati ariko icyo nkubwira ugomba kwihanganira ni iki ngiki. Ati mama wawe, ambwira byinshi, ambwira mama ko yapfuye azize ishyari ryo mu muryango, ishyari ry'abaturanyi. Mama yari umukecuru, ukuntu yabimbwiye, ambwiye ko mama yari umuntu muto cyane w'amagara makeya. Ambwira ko burya tunasa mu maso cyane. Umukecuru byose arabimbwira, ambwira ati usa na mama wawe cyane mu maso. Kandi mama wawe yapfuye akiri muto, afite imyaka 30, atapfa wabyaye wenyine. Ndabizi, amakuru narayumvishije. Ati rero ibyo ngiye kukubwira wihangane ukomere, ntagire ikindi biguhungabanyaho. Ati mama wawe amaze gupfa hahise haba jenoside. Ati nta gihe cyabaye kinini cyarenze jenoside iraba. Ati iraba, se na nyina, mbese abo bavukana bose nta n'umwe warokotse. Ati kuri uyu musozi ntawe uhari. Ati niba washakaga no kugira ngo ubaze igisekuru cyangwa se ubaze nk'iby'iwabo bari basize, ati rwose ubyibagirwa. Ati nta n'ikintu na kimwe wabona. Ati naho bari batuye ntiwahamenya. Ati hatuye abandi bantu. Ati leta yashyizemo abandi bantu. Ati ntago wahamenya. Ati wiyakire gutyo umenye ko uri wenyine. Ati nta muntu n'umwe ukiharangwa. Ati bose barashize. Ndiyakira rero, nkomeza kwa muri ubwo buzima. Urumva ntago byari byoroshye, byari urugamba rukomeye cyane.
niyo mpamvu abantu bajya bakunda kumbwira ngo ko ntajya nkunda guseka, nta binsetsa ntabyo mbona bituma nseka, kuko nta cyiza nigeze mbona muri iyi si, nta na kimwe. Nza kubaho gutyo rero, ariko nkomeza gukomera kubera n'uwo mwana twari turi kumwe wari wamperekeje ngenda dushakisha. Uwo mwana akomeza kumbwira ati hangane nta kundi nyine, icya mbere ni ubuzima, kwiyakira bizaza. Nkomeza kubaho gutyo, nkomeza gusenga, ariko nkagira ikintu cy'intimba ku mutima, nkumva ndi njyenyine, nkumva ndababaye cyane, ariko Imana ikomeza kugenda ibana nanjye. Imana ikomeza kugenda ibana nanjye, iranshyigikira. Ubu rero aho bigeze aha ngaha ndashima Imana, kuko ntago nkifata nk'imfubyi, kuko ndakomeye. Ndashima Imana ko Imana yagiye ibana nanjye cyane, irandengera, ikajya imbwira ko izangirira neza. Imana rero ndayishima ko yakomeje kubana nanjye mu bihe byose bikomeye nagiye nyuramo, byo kutagira ababyeyi, byo kutagira mama, byo kutagira mwene mama, ngenda mbana nabyo, ariko ndashima Imana ko ubu ngubu hari aho ingejeje ikora. Ndashima Imana rero, ntago mbivuga kuri kamera gusa, hari n'abanzi baranzi, ubuzima nabayemo abantu benshi barabizi, ari abo muri famiye kwa papa, ari ba masenge barabizi, ari babyara banjye barabizi, barahari barabizi uburyo nabaye mu buzima bukomeye, barabizi. Ntago ari amateka ndiho mvuga mbeshya, ni amateka y'ibyabayeho cyane. Nabayeho rero mu buzima bukomeye cyane, ngenda ndagira inka z'abantu, ariko kenshi nkagenda ngira gukundwa n'abantu. Abantu barankundaga, abakecuru bakankunda, abasaza bakankunda, abana bakankunda, kuko njye niyo nasanga guhata igitoki, nasanga usekura, nanjye nkagufasha nkagusekurira, byarangira nkagenda. Abantu rero ubuhamya buba bukwiye kutubera isomo, kuko hari abantu babona umwana nta babyeyi agira ntibamwiteho, bigomba kutubera isomo. Rero nagiye nderwa n'abantu batandukanye, kubera ko nari ndi mu buzima bugoye, genda nderwa n'abantu batandukanye hirya no hino, wongezeho wese yaranyakiraga akandera, ariko kubera guheranwa n'agahinda, kubera n'umubabaro n'iki, nkumva ntago nshaka kuhaba. Ndagiye mba abantu batandukanye, ntago mbeshya, ibyo mvuga birazwi, abantu barabizi. Abantu bagiye bandera ni benshi, muzagenda mubibona mu makomanteri. Nagenderwa n'abantu benshi batandukanye b'ababyeyi, harimo n'abo ntibuka, ariko bose Imana ibaha umugisha. Abangiriye neza babanye nanjye bakamba hafi cyane, nubwo ntigeze ngira ibihe byo kwiga ngo njye mu ishuri nige nk'abandi, ariko nshima Imana ko yampaye gusoma no kwandika. Nta shuri nigeze njyamo, abandeze barabizi, nta shuri nigeze njyamo, ntago nigeze niga, ntago nize. Ntazagire n'abambona ngo banyibeshyeho baturiya muntu ari yarize. Hari abajya bavuga ngo narize, ngo mfite ubwenge, ngo narize. Oya, ntago nize inshuti zanjye, na primaire ntago nigeze niga, ahubwo n'Imana yampaye gusoma no kwandika. Irambwira ati nguhaye gusoma no kwandika, kandi nguhaye kumvugira. Biragoye rero iby'uru rugendo nagiye nyuramo, ni byinshi cyane nagiye nyuramo. Agiye mba muri ubwo buzima maze kumenya ko aho mama avuka nta n'umwe ugihari, ndetse n'amasambu nta n'icyo nahabona. Nkomeza gusenga Imana igenda ibana nanjye, nkomeza kwiyakira nyine, numva ko bibaho nyine ndiyakira, nkomeza gusenga Imana kugira ngo Imana ikomeze kubana nanjye mu rugendo rwanjye. Ndashima Imana rero ko yagiye inshyigikira, ibana nanjye cyane, irandengera. Ubaho ngeze aha ngaha ndimo ndashima Imana ibyo imaze gukora. Ntago nari nzi ko ngiye ngomba gutunga telefone, sinenze ko ngomba gutunga telefone, sinenze ko ngomba kuba mu mujyi wa Kigali, ariko byose Imana ijya ibikora ikadushyigikira. Mboneraho no gushimira n'ukuri abantu bamfasha n'abamfashije, abandeze bose ndabashimira. Ari abakiriho, hari ababakiriho batakiri hano hafi,
ariko uzambona wese akibuka ko yandize Imana izamuha umugisha, kandi nukuri azampamagara nyibwire ko nagiye mba ahantu hatandukanye, nanjye ahenshi sinahibuka, ingo nagiye mbamo zitandukanye, abandeze nk'umwana mu rugo ariko sinshobore kwiga bitewe nuko nari mfite agahinda kenshi nkumva nahora ngenda. Ntago rero ntago abenshi mbibuka, na benshi simbibuka, abenshi ntago mbibuka, ariko uzareba ubuhamya akanyibuka akavuga ati narakureze. Ni njyewe witwa Mugabe Eric, Mugabe reka mvuge Mugabe kuko abenshi bo bazarimenya. Eric wenda ryaje nyuma maze kumenya ubwenge aho nabatirijwe. Abenshi abanyibuka bazanyibuka, kandi ndatekereza ko nubwo nakuze ariko mu gukura kwanjye hari ibimenyetso bigaragara bitatuma unyibagirwa ngo wibagirwe ko wangiriye neza. Abantu rero bandeze bose Imana ibaha umugisha, abambaye hafi muri uru rugendo Imana ibaha umugisha. Hari abagiye bangurira amagare nkanyonga, nubwo nanyongaga nkiri mutoya ntafite imbaraga, ariko abo nabo ndabashimira. Hari abagiye bandobesha moto nkazitwara, hari n'abagiye bazimpa ngo nzitware aribo bazinguriye. Abo na Imana ibaha umugisha kuko bambaye hafi muri urwo rugendo rwose, bambaye hafi, babana nanjye, bakomeza kumba hafi muri byose, baranshyigikira kugira ngo mbone icyo kurya, kugira ngo mbone icyo aho kuba. Ndabashimira rero, ndabashimira cyane rwose. Imana ibaha umugisha, mwarakoze, mwambaye hafi. Ni ukuri Imana y'amahoro ijye bampera umugisha kandi bagirire neza. Ndabashimira cyane rero, mboneraho n'abandi bose abantu bakimfasha. Ntago ndageraho ko dafashwa, ntago ndageraho, ariko nanone biterwa n'umfasha uwo ari we. Biterwa n'umfasha uwo ari we, ntago ubufasha bwose, ariko ngomba kubwakira, nakira ikintu Imana inyemereye. Abambaye hafi rero, abandeze mwarakoze, ababanye nanjye mu buzima bwose bukakaye, Imana izabampera umugisha, ndetse n'abandi mwese mukigerageza kumfasha, Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha cyane. Ubuhamya bwanjye ni bwinshi, abantu benshi baranzi. Ariko ntaguciye mu ryo uvuga, nakwibaza ku muryango kwa papa wawe niba ugira ba so wanyu. Oya, nta data wacu mfite ubu ngubu, ariko ba nyogosengera bamasenge ndabafite babiri. N'ubushize ejo bundi hashize muri cya cyumweru cyashize ndumva naravuye kumusura, arakuze nawe, ni umukecuru ukuze cyane. Aranambwira ati gira wubake, ati byibuze nza kugushyingira. Umukecuru arahari rwose, masenge arahari, aracyakomeyemo, ariko nyine arakuze. Gusa ageze muri aba bakecuru batakigira amenyo, bakuko urumva uwo muntu abakuze. Nuko aba yarabayeho neza, naho ubundi arakuze. Nakwibaza nti kuki batigeze bagufasha nk'umwana wabo, bagushyire mu ishuri wige? Sinzi narindaho mbisobanura, sinzi niba utabyibuka, kubera umubabaro n'agahinda njye nagize maze kumenya ibyo byose ko nta mubyeyi mfite, barandeze rwose, barandeze, bakajya bashaka no kunshyira mu ishuri, ariko kubera ukuntu numvaga mfite umubabaro n'agahinda, nkumva njye ikinyoroheye nuko nkumva ko mari intimba ari uko nagenda nkajya ahantu batari muri famiye, batanze muri famiye yo kwa papa. Numvaga ntashaka cyane, numvaga nakigendera nkajya ahantu batanze, nkumva aribwo agahinda kashira. Kuko muri famiye barambwiraga bati ihangane, mukase w'umuntu ntabwo biba byoroshye, bambwira ibya mukadata rero nkumva ndongeye kagahinda kangarutsemo, nkumva rero sinshaka kuhaba, sinshaka kuhaguma kugira ngo ibyo byose bitazajya bingarukamo, kuko yanagiraga agahinda kenshi, narariraga nkumva umutima wanjye unjyanye kure.
ntabwo rero ko bantariza ari uko batabishakaga, kuko n'aba bana babo barigaga benshi baranarangije, nabaye executive mu mirenge n'iki. Ntabwo rero ari uko batigeze nanjye batekereza kuba banshyira mu ishuri ngo nige, ahubwo ni wowe utarabyiyumvagamo. Ninjye utarabyumvishemo kuba muri famiye yo kwa papa, kuko abamurambwiraga mukasuriya ihangane, nkumva n'ibintu binsubiza inyuma cyane, nkumva rero icyaba cyiza nuko nabava uruhande nkagenda nkajya kurerwa ahandi, abantu bandeze. Niyo mpamvu navuze ngo Imana ibahe umugisha, barakoze cyane. Turaza gusimbuka tugere ku nkomoko y'agakiza kawe. Agakiza kanjye bushize nabivuzeho. Ese oya wabivuzeho nibyo, ariko hari icyo nshaka kukubaza. Ese kakomotse muri zango wabayemo, cyangwa wiyumvise, cyangwa wavukiye mu umuryango wawe n'ubundi wari usanzwe ufite agakiza, akaba ari ibintu wavukiyemo? Urumva navutse nta ubundi wacu bara Protestani, Anglikani, kugira ngo abantu babyumve neza, barabangirikani. Rero urumva namenye ubwenge, papa ntawe uhari na mama ntawe uhari, mbese no kubera kubabazwa mu rugo kugira gute, numvaga no gusenga ntago nari mbizi, ndikurumva nari nkiri mutoya, navuye mu muryango nkiri mutoya, nkiri muto kubera guhangayika n'ibibazo n'iki. Ntago rero iby'agakiza kari gahabwa agakiza, nagiye nkakura ahandi aho bagiye bandera, cyane cyane nk'abantu bankurikiye b'iwacu mu murenge w'iwacu, hari ahantu bita Ikaduha, ahantu bita Kaduha Gishike. Muri Gishike hari ahantu nabaye ku mupapa wanderaga n'umumama, ariko bose barapfuye nabo nyuma baje gupfa. Abo rero nabo barandeze, aho rero naho nagiye nkura imbaraga nyinshi cyane zo gusenga, Imana ikananyereka ko iri kumwe nanjye. Uzi ko nigeze gukizwa, nageraho ngaho nkumva mbese mpfuye nakigira mu ijoro, kandi nari umwana mutoya rwose, ariko umaze guca ubwenge, numva mpfuye nibwo najyenda nkabura na mama, nkaburira na mama, nkahora mbwira Imana nti Mana wazaretse nanjye nkipfira nkisangira mama, nkamubonaho kugira ngo nkomeze kubabazwa muri iyi si. Ntago byakunze nkuko nabyifuzaga, ahubwo Imana yarambwiraga ati nzakugira umuntu ukomeye kandi uzamvugira. Nkajya numva ijwi, ntago nshaka kugaruka muri message natanze ubushize, ubuhamya natanze, nkumva ijwi rikajya rimbwira ngo nzakugirira neza mwana wanjye, nzakugira umuntu ukomeye. Ndacyakomeje rero mu rugendo rukomeye, mu rugendo rw'ibigeragezo. Hari n'abandi bajya bambaza ngo ari kugira, bajya bambaza ngo mfite abana. Nicyo kibazo nari ngiye kugeraho. Ngo mfite abana, ngo ko nta mugore ngira, ngo kandi ngo abantu bakumva ngo mfite abana, ahubwo nimukomeze mubampe rwose. Abana se umugisha, abana ni beza, abana ni beza, kandi imyaka mfite se ntago nigeze ngeraho aho Satani atageze imyambi. Umwana we ndamufite, ushobora kuba ubyumva uri umukobwa. Umwana umwe cyangwa ni abana benshi? Ababishyira mu bwinshi simbizi, ariko gusa umwana arahari. Ndamufite. Hari abashobora kumva rero wenda reka dutanga umucyo kuri iki kintu, kuko nimba dukizwa tugomba gukizwa tukagera ku musaraba, kandi nimba twaraciye mu nzira z'intege nke, tugomba kugira ngo bigaragare ko twacitse uwo mwanzi Satani, nuko tuvuga n'intege nke zacu. Hari umuntu ugira umwana kuko yagize intege nkeya, akagwa mu cyaha cy'ubusambanyi. Hari umuntu ugira umwana kuko yagize intege nkeya, akagwa mu cyaha cy'ubusambanyi akabyara. Hari n'umuntu ugira umwana kuko yabanye n'umugore Satani, cyangwa se yenda bakaba babanye ataruwe, bikangombwa ko batandukana, ariko bakaba bafite umwana. Uwo mwana wamubonye mu buhe buryo? Njyewe umwana namubonye rwose, ndumva ni na kera rwose, nka 2013.
2013 ntabwo nibuka ukwezi neza. So habaye intege nkeya rero, intege nkeya zabaye kuko ntago turagera Satani atageze imyambi. Byabaye intege nke zibaho, ariko nasabye Imana imbabazi kandi yarambabariye. Urumva ni kera mu rugendo rega, iyi nakubwiye ngo Imana iyo gushaka ibigushaka kandi iyo gukunda ibigukunda, ntago wakitwara uko ushaka. Ntago turi abacu ngo twigenge rero. Imana rero yarambabariye, Imana imaze kumbabarira ikomeza kunshyigikira, arambwira ati nzakugirira neza. Imana rega ntago yanga icyaha, ahubwo yanga umunyabyaha. Imana ntiyanga umunyabyaha. Ntiyanga umunyabyaha, ahubwo yanga icyaha. Yanga icyaha. Nayisabye imbabazi rero yarambabariye, kuko urumva kiriya gihe n'igihe gikomeye, igihe cy'ubwadoresi urabyumva ntabwo biba byoroshye. Imana rero yarambabariye. Wamubonye kubwo gukubagana. Nubwo buryo, ariko ntekereza ko Imana yambabariye. Naho rero abibaza bati se oya, nta soni ngira zo kuvuga ibyanjye, kuko gukizwa nicyo bivuga. Twagiye turimo tugana ku musozo. Uyu munsi none utunzwe n'iki? Ntiwize ngo ube waragiye gushaka akazi ahantu. Imirimo ukora igutunze mu buzima bwa buri munsi ni iyihe? Imirimo mfite no gusenga. Hari abantu nigeze kubwira nti njye umurimo wanjye no gusenga, ambara ati se ukora iki, ni akahe kazi ugira? Njye namubwiye ko akazi mfite ari akazi keza, kuko no mu byifuzo bisaba akazi ntabwo njya mbitanga, kuko akazi ndagafite. Kandi akazi mfite ni akazi ko gusenga. Nicyo nahamagariwe. Urasenga ukabona amafaranga yo kurya, ukabona yo kwambara cyane rwose. Izera neza ko nukomeza gusenga ukagira umuntu mu byumba kimwe uzabona inkwano, urizera ko uzabona inzu yawe ku giti cyawe yo kurongoreramo, urizera ko uzagira ubukwe bwiza kubwo gusenga. Ibyo bintu ukabyizera, ukaryama ugasinzira, ukizera ko mu gusenga kwawe hazava imibereho. Cyane buriya, ahubwo ufite ibimenyetso bibihamya n'umutima wawe ukaryama ugasinzira. Mfite ibimenyetso birenga kimwe yuko Imana izangirira neza. Ibimenyetso ndabifite rwose byinshi nanjye Imana irabinyereka, kuko kuba mbabwira ko akazi mfite ari ugusenga, kandi ni nako kazi gakomeye. Buriya akazi ko kubwira abantu ngo dusenge birakomeye, ni akazi gakomeye. Ushobora kwibaza ati se gusenga bibamo akazi gute, gusenga ubihuza n'akazi ute? Negeje mbabwira ukuntu natwaye moto mu buhamya bwanjye bwashize, Imana ikambwira ko idashaka ntwara moto. Irambwira ati ndashaka kunkorera. Hari abantu rero bajya babyumva, ubwo harimo bari buvuge bati abahanuzi b'iyi minsi cyangwa abanyamasengesho benshi ntibasenga, bahugiye mu gusenga gusa ntibakora. Oya, ntabwo ari uko bimeze. Nushaka ubifata uko cyangwa ubyihorere, n'ubundi ntacyo biri buntware. Ariko gihe Imana yambwiye ko ngomba kuyivugira, nkavuga uko iteye, nkavuga ibyiza byayo, nkavuga iki, kandi ibimenyetso ndabifite by'ibyiza byo kwizangirira neza. Sibye n'iyo nzu n'imodoka nayo igiye kuza, kuko yarayimbwiye. Ni byinshi. Iyo nkwano nayo n'ubu niyo navuga ngo mbonye umukunzi nyirizina, mvuga ngo ndamubonye, ntabwo inkwano yabura. Ntabwo inkwano yabura, inkwano ntiyabura, ubukwe ntibwabura gutaha, nta kintu na kimwe Imana yanjye itankorera. Ndumva ari icyo ngicyo hari warumbajijeho. Urakoze cyane. Imana y'amahoro iguhereze umugisha. Ubwo buri wese n'umuhamagaro we, ariko biragoye kubyumvisha abantu. Ntabwo mbibumvishe rega.
nibashaka babyihorere. Biragoye rero kugira ngo abantu babyizere, ariko ukunda Imana niwe umenywa nayo. Niko ijambo rivuga. Buri wese agira umuhamagaro we cyangwa akagira uburyo agomba kubaho. Njya mbona hari n'abadasenga batanakora, Imana ikagira uko ibatunga cyane mu gihe batari babona ako kazi, ariko yanabaha akazi nako bakagakora. Ubwo nawe ni akazi kawe, ni ubuzima bwawe, si ubwanjye, si n'ubw'undi muntu, ahubwo ni amateka yaranze ubuzima bwawe. Ndizera neza ko ejo cyangwa ejo bundi tuzaba tuvuga n'andi mateka mashya. Wagize urugo cyane. Urakoze cyane kudusangiza, uri n'amatwi niyumve. Ndizera ko buri wese agize icyo atoramo. Ngaho reka tugaribo n'isengesho. Nimero reka manye vuge. Nimero ni 0788 966 9 41. Iyo niyo nimero watubonaho ushaka ko dusenga, twagufasha gusenga, n'ubundi bufasha bwose wadufasha ku murimo w'abashaka. Tuzafatanya kandi nzi ko bizagenda neza. Imana ibahe umugisha rero. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Mana nziza, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye kugira neza, tugushimiye kujya uduhagararaho, tugushimiye ko wabanye natwe mu rugendo rwose twanyuzemo, wabanye natwe uratuyendura turengera. Mwami, none tugejeje amasaha, tugeze kuri uyu munsi, tugeze muri uyu mwaka tugihumeka umwuka w'abazima. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Komeza rero kurinda, ukomeze kurengera abari mu buzima nk'ubwo nabayemo, ubashyigikire cyane, urinde imfubyi, urinde abapfakazi, urinde abatishoboye. Mwami, ukomeze kubereka ukuboko kwawe kugira neza. Nanjye mfite ikimenyetso kirenga kimwe cy'ibyo wankoreye byiza. Ndagushimiye rero kandi nkuragije n'abandi bose, ukomeze kubagira neza, kugiraho umugisha. Ndasenze kandi ndizeye ko ubikoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen.